ndabashimye bene data bavuga Imana rurema. Imana bahereza umugisha mu izina rya Yesu. Ndi gusaba Imana ngo impa amavuta kugira ngo mbaganirize akantu gatoya nifuje kubaganiriza. No kugira ngo buri wese ufite ububasha yere kwimira Imana mu byo akora, yere gukumira Imana mu byo akora, ahubwo Imana igere mu kazi akora. Kristo Yesu abahereza umugisha, kuko niyimira Imana mu kazi akora azabura inama mu kazi akora. Iyo wimiye Imana ubura inama, iyo wakiye Imana ubona inama. Kandi buri wese mu kazi akora akeneye inama z'Imana. Rero nitwa Pastor Munezero, ubusize twaraganiye, n'ubu nifuje ko tuganirira ijambo ry'Imana. Turasoma mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiel ibice 7, umurongo ni uwa 26. Haravuze ngo ishyano rizasimburwa n'irindi shyano, n'inkuru mbi izasimburwa n'inkuru mbi, kandi ntibazashakira iyerekwa ku muhanuzi, ariko umutambyi azabura itegeko, noneho n'abakuru babura inama. Dusoza Matayo 2:22. Matayo ibice 2 umurongo wa 22. Ariko yumvise ko Arikelayo yimye Iyudeya ahase Herode atinya kujayo, abwirizwa n'Imana mu nzozi ajya mu gihugu cy'i Galilaya. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Uyu mvugana ni Yesu, kuko Yesu ntatera umwaka. ndamuvuga nkumva arandyoheye. Amavuta Yesu mbone kwaka, mavuta ndakwinginze, mavuta Yesu mbone kwaka, ne kwaka burinde bucya. Mpamahoro mukiza, mpamahoro ndakwinginze, mpamahoro mukiza nduhuke, mpamahoro burinde bucya. Turirimbe Hozana tugusingize, wowe Mwami twaraba Yesu tugusingize. Nivugiraga Yesu ngo ampa amavuta. Mu minota mike tugiye kuganira icyo Imana ishize ku mutima wanje. N'ahandi Imana yanyura ngo igere mu gihugu. Murambaza muti ubundi bisanzwe iri hehe? Nanjye nkababaza ngo ubundi iyo yagitaye ibiri hehe? Umuhanuzi Ezekiel arahanura ngo niba bene igihugu bashaka inama z'Imana, niba bene igihugu bashaka kugirwa inama n'Imana, bagashaka igihugu kigiriwe inama n'Imana, bareka Imana ikorere mu gihugu. Besika edraisa. Dusomye ijambo muri Matayo ngo Kristo Yesu ari kumwe na Yosefu na Mariya babwiwe n'umwuka ngo nimuhunguke kuko Herode yapfuye. Ariko Herode ngo agipfa asimburwa n'uwiwe Arikelayo. Arikelayo nta muharavumba, nta mubirizi, byose birarutsa. Ashyira mu bikorwa ibyo se yakoraga, nta na kimwe abuzeho.
icyo yesu nubwo herode yapfuye, icyo yosefu na mariya na yesu baziraga cyagumyeho, kuko himye umwami ushyira mu bikorwa byose yakoraga. ijambo nshatse kuganira, abatemera ko kristu akorera mu byo bakora bazabura inama mu byo bakora, kandi niwe mugenga wa byose. isi izize iki? gukora ibintu itagiriwe inama n'Imana. isi yuzuye bantu ki? yuzuye abantu bari mu ngaruka zo gukora ibintu batagishije Uwiteka inama. nimuze tujye inama, niko Uwiteka avuga. Imana ikeneye abashumba igira inama. Imana ikeneye abantu bavugira Imana ariko bagiriwe inama n'Imana. Imana muzasome muri Luka, Yohana, nibutse umukozi w'Imana Yohana avuga ngo nimugorore inzira z'Uwiteka. abasirikare baraje baramubaza ngo tugira gute? bari bakeneye inama z'Imana. abakoresha b'ikoro baraza ngo tugire gute? bari bakeneye inama z'Imana. burya cyamaze ingabo za Farawo nta nama z'Imana zari zihari. burya cyatumye Mose atsinda yagiriwe inama n'Imana. burya cyakijije Samariya Imana yabagiriye inama. icyahumanuye wa mugezi mpakumeneka iteka mukiza, nkomeze ku musaraba, mpakumeneka iteka mukiza, ujya umena burinde bucya. Imana imenagura imitima yanyu, mwemere Imana mu byo mukora, kugira ngo uyiheze mu byo ukora kandi uyigishe inama ntibizemera. Please, ushaka kwikugira inama ntuyiheza mu byo ukora. Please, udakeneye inama z'Imana uyiheza mu byo ukora. njya numva ibigo runaka usenze akaba umugome kurusha udasenga, muzabura inama z'Imana. wihiga abasenga kurusha abadasenga. abantu basenga nibo Imana inyuzaho inama zayo. ndashimira umwami w'Ininewe amaze kubura uko abigenza. umuhanuzi yabagiriye inama arababwira ngo nimusenge, ntawe ubizi, Imana ibirigaruye. ndashimira Hezekiya, Imana ivuga bikaba yategeka bigakorwa. ndashimira umwami Abasiriya bateye aravuga ati nkora iki? ngo bubaye Imana iratabara. ndashimira abo ku bwa Petero ari mu nzu y'imbohe, ab'itorero bagiye kuja inama n'Imana imubazanira bakiri mu rusengero. yemwe abayoboye imishinga runaka, yemwe abayoboye n'amakipe akina imipira y'amaguru, nimwemere Imana yinjire muri ayo makipe kuko izabagira inama. ugize uko utsinzwe winjizamo n'abapfumu, noneho bazapfumurizamu kurusha uko ryapfumukaga. ugize uko urugo uzumigwa kuko ntuzabona inama z'Imana. isi ikeneye inama z'Imana. kominote runaka, ibigo by'amashuri bikeneye kugirirwa inama n'Imana. mushumba Munezero akeneye inama z'Imana. abavugabutumwa bakeneye inama z'Imana muri iki gihe kigoranye cyo gukora umurimo. abayoboye amadini bakeneye inama z'Imana ziruta izo bakora, kuko nimukora inama Imana itazirimo muzagambirira byere gusohora. ariko Uwiteka avuze iki? uyu Arekerayo atera ubwoba Yosefu, atera ubwoba na Mariya. umwami wari kwinjira, umukiza, aho kugira ngo aje mu gihugu Arekerayo arimo, arakata yigira i Nazareti. ntukabe ubuza Imana kwinjira aho ukorera. ntukabe
umva mvugane nawe. Reka Imana yinjire mu mishinga yawe, reka Imana yinjire. Dore ingaruka zo kutareka Imana ngo yinjire mu byo ukora, uzabura inama z'Imana kandi ishano risimburwe n'irindi shano. Sinkwigishije, ndaguhanuriye. Niba udakinguriye inama ngo ikorere umukora, ikorere mu kazi ukora. Niba uhinga ibirayi, kingura ikoreremo. Niba uhinga ibigori, kingura ikoreremo. Niba ufite ibigo by'amashuri, kingura Imana ikoreremo. Niba uyobora abasirikari, reka Imana ikoreremo, kuko ijambo ryaravuze ngo tugire gute. Abasirikari rababwira ngo ibihembo byanyu bibanyure. Baba bumvisha inama z'Imana, menya barasiganaga ku mishahara ubwo baba bakize urwari kubahitana. Ndashimira Yesu wemeye banyarwandakazi, Uwiteka yemeye kwinjira mu mishinga yose dukora. Mwagiputa kugira ngo bakire inzara, bemereye Yosefu, arabahanurira ngo bayikize kubw'umukozi w'Imana. Noneho reka mvuga abantu bakize kubw'umukozi w'Imana. Umushunemukazi yakize icyago kubw'umukozi w'Imana. Reka mvuga umukozi w'Imana mu kazi ukora, uwitwa Namani, afandi Namani, yakize ibibembe kubw'umukozi w'Imana. Kingura Imana yinjira iwawe. Karame mwami, urakoze gitare kitegamirwa n'inkozi zi. Yari yarwaye ibibembe, abavuzi baravura, ariko asanga yakinguriye agakozi k'Imana atabizi. Karamubwira ngo iwacu hari umuhanuzi wagukiza. Kuva ubwo Namani arirahira, aravuga ati tubonye umukozi w'Imana. Inzara yari yateye mu gihugu cy'Egiputa. Umukozi w'Imana aravuga ngo mbonye umuti, nimuhunike izatera. Farawo arabaza ngo tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu uri mu mwuka w'Imana. Imana yenda kugira inama abayoboye imishinga runaka. Ngiye gusenga Imana muri proje ugiye gukora, Imana ikugira inama. Ngiye gusenga Imana mu mishinga washoye, Imana ikugira inama. Ngiye gusenga Imana mu bukwe ufite, ugendere ku nama z'Imana. Ngiye gusenga Imana mu ngendo ufite, ugendere ku nama z'Imana. Ngiye gusenga Imana mu buyobozi uyobora, ugendere ku nama z'Imana. Bayobozi abo babagira inama barababesha, n'ababa bashaka ko muhava ngo bahaje, ariko Imana itagwanira imyanya, ishaka kubagira inama yo yabantumyeho ngo muri iki gihe abantu bagambanirwa n'ababo n'urubyaro rwabo. Muri iki gihe abantu bagambanirwa n'inshuti n'abavandimwe, bakugira inama zitari zo ngo have. Uwiteka yakuntumyeho ngo ashaka kubagira inama. Ibiro byawe bikabamwe inama z'Imana. Ngiye guhamagara data uyu Arekera, yakumiriye Imana mu gihugu ayoboye, yakumiriye Imana ahase, yakurikije se Zekidabo, yakurikije se yahize Yesu, n'umwana we ahiga Yesu, bapfa rumwe. Niba wowe uyu mwanya wa none hari agateka Imana yaguteye, ko yari imuteye iteka, yagombaga kuvuga ati ikishe data, iki sinagenda ntakivuze mukiza mwiza we. Arekerayo yayobewe ikishe se. Isa yishwe no guhiga Yesu n'abari kumwe na Yesu n'abasa na Yesu, nawe araza yungamo, asobyamo. Wisobyamo uzi icyahitanye abagwanya Imana. Abanga Imana ntibayisenge, bazapfa bose bo kwibukwa. Uwiteka avuganye nawe ngo ashaka kukugira inama muri iki gihe utagira abakugira inama, kuko abazikugira ntibashaka ko ukomera. Ariko yo ni bande Imana yagiriye inama? Yosefu yamugiriye inama akomera kurusha bene se, nta wundi wamugiriye inama. Uwa kabiri nindi Imana yagiriye inama? Dawidi Imana yamugiriye inama atsinda bene se, kandi bapanze kwima wadahari. Uwa gatatu Imana yagiriye inama ninde? Daniel Imana yamugiriye inama akira urwobo rw'intare.
abandi barusigaramo. uwa kane ninde? Saduraka Imana yamugiriye inama arakomera, abandi barumirwa. uwa gatanu ninde? Moridekayi ari ku irembo, Imana yamugiriye inama atsinda urugamba. uwa gatandatu ninde? nk'uko byaramuhinguye mwe, Rusi Imana yamugiriye inama. uwa munani navuga abantu benshi cyane, nanjye Imana yagiriye inama z'Imana ziruta inama z'abantu. nimureke Uwiteka tugira inama, ariko ijambo riravuze ngo nitwanga tuzabura inama. kadusenga Imana data wa twese uri mu ijuru, ibihugu byose bikeneye inama zawe, kuko Edisake Mangode tubonye ko abo wagiriye inama bagize ubutsinzi. nanjye ugira inama mu ivugabutumwa n'ibindi, n'abanteze amatwi bariya batwaye imodoka bagira inama. igicaniro ducanye cy'uyu muriro n'aya mavuta ni ukugira ngo Uwiteka utugire inama zitugeze i Siyoni amahoro. njyambaje nizeye izina ryawe Yesu, urakoze, amen. Imana muyihera amashyi kuko yemeye kubana natwe mu kazi dukora, ikatugira inama, kandi nimubyemera mukore aho hepfo, ukore kwako kazogira urabugize neza. hanyuma rero address kwicano ni 78821 hejuru hino ugashiraho kode y'igihugu cyacu, uzatubona kugira ngo tuganire ibisigaye. dufite amakuru menshi agendana n'abakozi n'ibyo bakora. icyabuze mu byo ukora ni inama z'Imana. amajoro urarayarara, ibitondo urabigenda epfo na ruguru. icyo ubuze gusa ngo ukomere ni inama z'Imana, kuko rivuze ngo abazi Imana yabo ikabagira inama bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Shalom, shalom, shalom.